muri kumwe kano kanya turi kumwe ubundi kumureba imbere yanjye mubwire umusaza Manase yishimiye kugaruka kwawe ngwino dore ibintu byarasambye uriya musaza witwa manager ari manganye mubwire ngo abafana ba peri bagukunda kuba ngwino bamwariza bareyo bateguye inkera y'abahizi birangira baye abahizi b'inkera hanyuma se umuntu utashye ninde barikari ba anta reka mbanze ndavuge kuri kintu cy'ubwenge anta mukunda kuri we anta urabizi anta kandi ngo ari bihuha wajya ku bandi ariko niko bamusohoye ubu ngubu urukiko rumusohoye Jangwani mubyakiriye gute yatashe se Jangwani ubu ngubu tuvugana ari hanze mumbwirire se yanyu n'umugabo mubwire ngo abafana ba peri bagukunda kuba ngwino bamwariza bareyo azabishobora se kuba mwaza mubwire bateguye inkera y'abahizi birangira baye abahizi b'inkera bateguye inkera y'abahizi byarangiye babaye abahizi b'inkera hanyuma se umuntu utashye ninde barikari ba anta ba kenisi na ba taifa urumva badashwawe oya bavugaga amakuru bati biravugwa biriya ntabwo ari ikibazo cyane oya hari abagaragaje gusa nk'aho bakina ku mubyimba abo bavugwa nawe ra na taifa kandi abarimo n'ubundi none se Jangwani rero ubu turi kumwe mubwire ngo iki mureka mwese nyakuba kumwe turi kumwe rwose narindi Nyamirambo muri kumwe kano kanya turi kumwe ubundi kumureba imbere yanjye mubwire umusaza Manase yishimiye kugaruka kwawe ngwino dore ibintu byarasambye uriya musaza witwa manager ari manganye none se super manager ntabwo mumwemera nk'abafana ba peri reka mubwire ukuri ndivugiye ko Jangwani agarutse manager ari manganye araryagaryaga none se ingingo agira zitegereje umva super manager ko ngo akurusha ibitutsi agize iki yigamba ko akurusha ibitutsi yese ndatukana ko ntebya none we aratukana ntabwo atebya oya niba yigamba ko ndusi ibitutsi nakomereza aho ngenda atebye ntabwo ntukana ikimenyimenyi abo ntebya nabo nsotetanye kwaho kuri kamera ubu nawe nagutebyaho nkavuga ko uri inturi nuko muri kumwe uwo musore wacu wayigana none ndavuga Jangwani muri kumwe Jangwani ndi kumureba aracyaganira n'abantu hano imbere yanjye uwo musore nanze mani bamaze iminsi avuga kabura umwataka n'ubundi se ko Wasiri yamuhabyaga Wasiri yaramuhabyaga umva ni nko ufata umubyeyi afite abana biga kaminuza ukamugiranya n'umuntu washinjura iryo joro bose abita ababyeyi Jangwani ni mubi mani Jangwani si ijambo rye ni gombani ya gori gusa riba murimo wo mu kanwa nta kindi oya ndabizi uri umureyo Jangwani ni cyane arasatura mana afite ingingo zikaze aragukubita agacamo igiswahili n'agatakurangiza iziye se Mameri Dawo yavuze ntiyabaye isurubu se yabaye umuhizi buriya cyangwa yabaye inkera Mameri Dawo yabaye umuvunzi reka narebaga n'uyu wa nyuma peri kino nazamu nawe urebaga abakinnyi ba peri bahindutse ntore uyu umuvumbyi n'uriya muzamu uyu muzamu we ntabwo ari nubwo umuvumbyi umuzamu ni bandi babyuka kare baje kwasa inkwi zo kwenga
ubundi mu ikipe z'ubundi bakinaga bari abakinnyi bangahe yari Korode niwe wari uwa mbere nawe atwaraga kugerageza ku byo gupfa nyine Kiwanuka ni Kimanuka nyine oya ni Kiwanuka yarebaye Kimanuka rero bateye koruneri oya nagenda bateye koruneri Kiwanuka ahagaze imbere yayo yanga gusimbuka bigeze turimanganya ngo wasanga muri tekinike y'umutoza ngo ari guhisha amatekinike ye bibaye ari kuri aperi ihagaze nakubesha shampiyona ntabwo byazanye kuyireba oya none se wahisha tekinike harega ikibuga ntikibeshya nyine oya nyine akaba ngo ashobora kuba yakoze amayeri ngo piramide ngo ayihishe ukuri kwe ariko mani biraciriritse we uzi ko bose batubona barafinda none se piramide wayihisha amayeri ukayitsinda nta kidashoboka n'imikino yose y'ikini iratsindayo umuswa se wigeze wikorera ibuye ureze ko ibuye bari menshi inyundo urabona umutwe wameneshije inyundo oya inyundo nyine imena ibuye ugerayo na ya yindi yanyu nayo yatsinze 3-1 icyo kimwe mbaza wagitsinze ndamubura wa muntu ushakura umunyamakuru nabonye biruka ku mupira nabwo urabasiga nyine oya mwaratohoje nk'abanyamakuru yakubuza umuntu wasunitse igitego kimwe cya Rayon hari umuntu wagiye kunkura mu izamu uwo bita Habimana yije wa Rutsiro yagiye kunkura mu izamu umuhungu arakaze adukuramo n'imipira cyane ni Habimana ariko se Manase ugiye gukorera hehe ubutumwa bwawe Jangwani yabwakiriye Jangwani ubutumwa bwawe yabwakiriye rega arimo aranyumva hano mu kanya ndamu interview kuri YouTube yanjye umumagare muri ngiye kuri Extraji tugiye gutumika akazi kacu ko kuri Extraji nanjye unzirikane kuri Yosuwa wagiye yabona itongo Yosuwa TV Yosuwa nta manda yigwe unzirikane sha ariko rero uri Kigali wari waje Kigali nari naje Kigali kureba iby'uru rubanza ubutumwa bwawe kumwe naguha interview umungirira urucyuzi b'abahungu aribo bamanase arimo arakumva reka turi kuvugana kumva Jangwani Rikari se na Anta n'icyo wababwira Anta mukunda kuri we Anta rolizi Anta kandi ngo ari bihuha wajya ku bandi ariko nyamara ngo ni bihuha ku bandi yewe nakundaga urukiko rw'imikino ashyira urimo nakubeshya nsenga rwumva pe yego nayo mba nahari yako niyo mba ntabwo mbyibuka pe uwo mugabo ni mubi nk'inzara yigeze gufata Rayon arayimanukura avuga ibyo hirya no hino bitari kugenda neza arabamanukura agaragaza ko ibyimba kiri baragikandariza ku murongo uriko ku bwa Jean Fidele harimo abagenda bamugira ijambo mu ibanga Jean Fidele agenda se afite ndego natwe biriya bintu ngira ngo iyo hanze atabanza kubimanukura ngo ase uri hanze ni mwari kurunduka muzi ngo Rayon igusubiramo cyangwa ngo ni bande babigendaho oya Jean Fidele se ubundi yayigejeje gusa aramaze nahise abandi bo icyo mwamuzi b'umusaza bahaye ni iki none se ni iki yakoze se abandi batakoze wowe igira ku ruhande none se mwe mwamushije ikindi mwamutumaga icyo abandi batabahaye hari bisi yasize hari ikibuga yubatse hari hoteli ubundi ikibuga mutigeze mu kimutume mu myaka ibiri nako imyaka yaragiyeho imyaka 4 yamaze nta gikombe cya shampiyona wese mbere yarasize iki we yarasimbuye se si Sadate urabiza amatiku ye ayijyana nahe abo muzaguma muri uruzo kandi uri umuhirindire nawe we tugaruke kuri Anta ngura mwemera wowe ni umusaza mani we n'iki wamubwira oya icyo namubwira nagaruke mu nda y'isa dukozeho buri mwanya
mu nda y'isa dukozeho buri kanya dore ibintu byarapapanye ubu yaza kuba yari ahari nibura akayatumanukura ukuntu aterateguye inkera y'abahizi bikarangira bigiye bipapana kuriya baratubwiye n'impamvu ubu yari kuzimenya akayitotora aratasera uwo mugabo reka ibyo si ukubeshya nuko mbivuze ko wenda muri kumwe mutari kumwe iriya tsinda ryabo bari kuri TV10 kazungu akaba hari wasira hari ubwo bajyaga impaka hafi kurwana ariko akabazengereza ukuri bakaguhagararaho kandi bikarangira ibyo avuze aribyo bibaye ukuri koko ati ikipe iyi n'iyi ni ziratsinda ngenda bizi bikarangira indi urivugiye rwanyana ubona umusaza ashana ubutumwa bwa Jangwani n'ubwanta urabumpaye ubwa Rikari ni ubuhe yewe mubwiraga rucyo neza ntabwo muzi cyane ntabwo muzi cyane pe ariko nzi neza njye bava kuri radio ni SKFM iyo ngiyo iriho bakazungu bagiye naho Lorenzo yagiye harya Lorenzo niho ari cyane ntabwo muzi cyane Rikari gusa ndamuzi najya mwumva rimwe na rimwe ariko mbashaka gucogozanya n'abagabo bandi niwe harya avuga ngo iminota 180 mu kiganiro cya mbere cy'umukino njyewe abagabo babwira uti nawe namubwiye ariwe muntu ufite ingingo umurenge iyo ari kumwe n'abaturage ntabwo yamumeneramo anatera morale bapfana n'abakinnyi icyarimwe hanze rero akaba umuntu uri kumenya ikintu n'ivumbo yawe anta mujya kuri uwo mvugo batayiva ari uwa mbere ukiyubaye na anta nawe 99% by'ibintu avuze biba ari ukuri abamwita bihuha ni abamurwanya twakunda beze urubuga rwubakirwamo na benshi rero natwe abadufite narwanya umuntu bitewe n'icyo agamije ariko njyaho akamukunda kuri uwo mugabo Taifa rero niwe dutoreza ari umugabo Taifa hajya n'umuhungu wa Ngarambe Taifa umuhungu wa Ngarambe arakwemera ntabwo wari uhari Taifa ndamusasanura niko yiharira sebona nakubwiye ni anta na Taifa bari ku rwego rumwe se impamvu mbivuze gutya iteka uko ari babiri inkuru bavuze 99% igomba kubayo hari ibisoyirinda birashoboka pe ariko 99% inkuru antazanye inkuru Taifa avuze zibarizo mane zibarizo kabisa naho amatikuye na Karenzi amateka ufite ngo mbona umwanya cyane uko yakora wamuvandimwe we ubwo rero reka vuga no kuri KNC yavuze ngo Rikari ngo bamukuye munsi y'igitanda kandi atayibyo ari ukubeshya none uwo yabivuzeho arafunguwe uritega iki kuri Rikari ejo namusubiza kuri mikoro umuriro ntuzaka reka mbanza ndavuga kuri KNC ubwe KNC ni umugabo nyamugabo kandi ugaragaza kuko afite radio na televiziyo se kuko afite radio na televiziyo iyo soro utabigira nawe wabigira neza kubigira bikugira umugabo ayega we oya ujya mu bya televiziyo na radio nibyo bikugira umugabo hari izindi fagite umuntu ashingira avuga ko runaka ari umugabo nawe kandi uri umuntu mukuru usibimenye icyo nshingiye ngira iki urabona KNC ni umugabo uharanira ukuri uharanira hari ikibazo kukigaragaza wakoranye nawe se ngaho komeza numve ugaragaza hari ikibazo akakigendera mpaka kigaragaje none ko yavuze ngo ikipe ayikuye mu cyiciro cya mbere inshuro ebyiri harimo ibibazo kuki atayikuyemo burundu akisubira hari ijambo bavuga ngo umugabo ni uwisubiraho umva kandi impamvu nyine mbivuge icyo mbivugira ngiki wowe nta hantu wafatira umwanzuro bikaza kurangira
umwanzuro wari wafashe ejo wisubiyeho kandi ubu ibintu sinyibikora ukabikora birashoboka ko turebe ngo biriya bivuze ari mu yihe mudu uja kuri mudu yo kubabara ukibuka wabuze biriya byose bivugaga atishimye mwarabirebaga ashiye kuba ati wenda hano turarenganijwe baratwibye burabura ibintu nk'ibyo ariko wamara gutekereza neza aho ndagaruka ibiriya ntaho bitabaho bifite ingingo nyinshi ndetse ntabwo wigeze ukayumva Rujugiro ibintu byagenze bitera yavuze ngo azambara ubusarya Rujugiro yigeze kuvuga ati nimba ngatera nidatsinda bivuga ati nzingaruka kuri stade ngo azambara ubusa muri stade ngo ntazagaruka muri stade nta masanga aciyemo se ntihagarutse akavuga ati ubundi nge ndinde niba runaka aravuze bakayisubiraho nge ndinde kuzisubiraho kugira ngo warapfuye wowe umva reka mubwire aba bagabo cyane cyane nka Kenisi afite uruhare runini mu mupira w'amaguru kuwica cyangwa kuwukiza kuwica cyangwa kuwukiza wica se yakwica umupira akagiramo ikipe kuwukiza ariko ubona ko Gasogi bukine irakina n'iyihe iyo ariyo yose biba biri bukine irakina na APR na Rayon banza wumve nyine ikipe yasogiye guhura n'abazani za piramide iri buhure na Gasogi Kenisi yanze Gasogi kaburyo kiri butsinde kandi akaguha ingingo akawushyushya mpaka ariko umuntu usesengura muzima ubibona ababona ko abeshya nta makipe igigarika nk'urugero Gasogi yasoje kumenya kangahe yasoje nko kuwa 8 none si imwe hari amakipe angahe 16 none se yahize ubwo urumva ku magambo yahize nyine ariko umenye ko football y'u Rwanda nayo hari ibyo ishinjwa niba se akanga abasifuzi ntibamwibe gera kora hanze ibyo biravugwa nta nigeze tuzavugwa ni Burayi biravugwa oya i Burayi have ntago kavugwa ngo runaka yatamye ariko muri Champions League nawe ujya ubibona se none se Real buriya bayikuyemo batamiye i Burayi iyo umuntu agukubita ibitego arakungikanya akakunyagira ntabwo byavuga ati dore hano kuki VAR yaje ahubwo VAR nayo abantu barayishidikanya bakavuga bati bivuze ngo rero ni Burayi bibayo kuko nige bayijyana ngo kandi babyemeranye kandi VAR yakoresheje harya nimugoro umukino baga no wovera Liverpool na Newcastle wawe urebaga umwana w'imyaka 16 yakoze amateka ntabyo nzi y'imyaka nawe urebaga n'ukuntu afunguye mba nguyeho ntabwo nzi ko nahari muri ya minota mu kipe yaheremo umuhondo baje kuri VAR bagasanga baye umutuku niyo kubwire ruvuze ngo ni Burayi bibaho abantu bavuze bati VAR bibeshye ariko nabonye abahungu bagurukana Liverpool muri bugira rwo man icyapa cyayo iriya kipe Newcastle aho uzashoboka biragoye iragurukana ikipe nka Liverpool kandi tuzuye Liverpool rero kwa kuna bango mu Rwanda watuca umugani ngo imba ngo utariheba ntatingata nyuma ko wawuca urabona cyangwa ngo ntawuvumira itararenga urabona ko yasaga nkaho byarangiye kunganya ari biriye ndetse ko no gutsindwa bishoboka ariyo gutsindwa niyo byashobokaga cyane ahubwo ugiye mu kira cya gatatu ubwo rero aba basipe reka mbaho ubutumwa bwabo umaye yego ndabona tugiye muri interview ubwo turaza gusubira nanjye n'umamagase mboneka enda bamwe kugera kuri kamera ya X-Large ariko babwira uti karibu muhuje mukenewe rwose sawa